Kugeza ubu amezi agiye kurenga 2 intambara iri muri Kongo ishyamiranyije leta ya Kongo ubwayo ndetse n'umutwe witwaje intwaro M23 ibaye, ndetse kugeza n'ubu ngubu ntago irahagarara. Mu ntangiriro abenshi turabizi neza ko M23 yigeze gusaba leta ya Kongo, perezida wa leta ya Kongo, ko bakwicara ku meza bakagira ibyo baganira, bakagira ibyo bumvikana, ndetse bibaye ngombwa niyo mishyikirano ikaba yabaho, aho kugira ngo umuryango uharanira amahoro wivange hagati ari we Loni. Nyamara tuzi neza yuko Gisegeti yarahiye aravuga ati uko byagenda kose njyewe ntago nzicarana n'inyeshyamba ku meza amwe, ayo n'amahano. Ari nabwo yatumizagaho ingabo za SADC, iz'u Burundi ndetse n'iza South Africa. Amakuru agezweho nonaha nuko ihuriro rya AFC M23 ryatangaje ko ritazitabira ibiganiro byo gushaka amahoro byagombaga guhuza abayobozi baryo n'aba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byari kuzabera i Rwanda muri Angola. Mbanje kugusuza wowe wakoze subscribe, like na share ku Muvuno TV, cyane cyane wowe mukunzi w'iki kiganiro Inyanja itagira iherezo. Na utarabikora nkagusaba kuba wabikora kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bikugereraho kugiye, kuko baravuga ngo icyambere ni amakuru. Ibi biganiro byagombaga kubera i Rwanda muri Angola kuwa 2 tariki ya 18 Werurwe 2025. Mu itangazo ryo kuri uyu wa mbere, AFC cyangwa se M23 yavuze ko iki cyemezo cyatewe n'ibihano byafatiwe abayobozi baryo, ndetse bigaragara ko hari imiryango mpuzamahanga iri kubangamira inzira igamije kugarura amahoro binyuze mu biganiro. Ese ibi ngibi byaba byatangajwe hashingiwe kuki? Ese ubu ngubu habanje gusabwa amahoro biturutse kuri M23 ari uko M23 yabonaga izatsindwa urugamba cyangwa se itazagera kure? M23 hanyuma yaba imaze kugera kure nkuko Kongo yanze ibiganiro bakiri mu mujyi wa Goma, mu gihe ubu ngubu bageze i Bukavu ndetse na za Uvira zose zigenda zifatwa, M23 ikaba ibona yuko bishoboka? Cyangwa se kubera iki bwo Gisegeti ashaka none kuba yakwicarana n'izo nyeshyamba yahakaniye kuva na kera kuba bakwicara ku meza amwe bakagira ibyo baganira? Gisegeti yaba afite ubwoba ko igihugu bagiye kukimufatana? Ni njyewe ndahababereye nk'ibisanzwe, ni Ken Chris. Iki ni ikiganiro Inyanja itagira iherezo. Amakuru nakagaruka, ndabashimiye cyane.